kamvuga iki kintu nongere ngisubiremo mu buryo bw'ibigaragara bisanzwe abantu bazi ko nyine kuvuga commentaire ku bukwe bw'abari abana ukavuga donc ibyo wabonye bitagenze neza sibyo ari ishyari cy'ubuzima busanzwe siko baba babizi sometimes bamwe ni nazo commentaire bandika burangiye ndazifunga kugira ngo mbane induru yawe ubitekereze wa mungani uko ushaka ariko umucyo watanzwe sibyo urabona ura mupasiteri wabasezeranije muze kujya mu kiganiro ni ibintu biriho sibyo ari amagambo yavuze akomeye ukumva aravuga ngo ndabasezeranya mu bushobozi mpabwa n'abakuru rimwe na rimwe uri kumva hari ibyo abantu baba batazi niwabona n'abana nabo batarabyumvisha cyane ababyeyi babo batarabyumvishije mu bushobozi mpabwa n'iki n'abakuru ariko umubyeyi wawe uko yaba ameze kose ntago kuba wakoresheje ubukwe sibyo ndabizi ko muri commentaire mushobora kwandika ati nawe barayimwambitse sibyo ntago uko waba wakoresheje ubukwe ikamba ry'ababyeyi nta nubwo bararihabwa mu bukwe gusa no mu buzima busanzwe mama wawe ntago ari uwo kwandikirwa kuri WhatsApp mama wawe ni uwo kwitabwaho no mu buzima busanzwe papa wawe uri kumva ntago ari uwo kunenwa niba bashingiye rero akaba atwaye ababyeyi buhumyi sibyo ni urugero nguhaye uri kumva niba bashingiye akaba atwaye ababyeyi arega buriya mariage izi mariage mubona abantu bakora ibi byitwa idini uri kumva abantu bajyamo ngo bagiye gusezerana mu madini sibyo ntago Imana irema mariage ariko urari yayitekereje nuko ura Vestina n'umukobwa wa Irene muri business n'umukobwa wa Irene pe nanjye ndacyemera cyane mu bucuruzi Vestina n'umwana wa Irene icyo mukamamo ni views wa mugani mu bucuruzi icyo mukamamo muvandimwe je nabonye mu kiganiro ati ntabwo ari impufitiye bari abana ni icyo bakamamo ibyo babimenya abantu oya nabari abana ntago ari imwe bafitiye Irene nabo ni icyo bamukamamo vice versa niba umuntu mumaze gusezerana bagatanga oda yo gusomana ukaba utakemera kanaguha kisi you are not proud of him uri proud ye aturu nta rukundo ruhari it's a business bro wa mungani wa gasoko ni business papa ubibona gute mu maso yawe ese kuba batanga oda yo gusomana ntusomana nuko impamvu nuko udashaka kuba utinya public nuko utiyumvamo umuntu ni reka bibone muri version itandukanye ni kwitekereza bari abana mwana barerewe mu ntuza muki mu itoro rya ADPR sibyo ADPR igira imico n'imigenzo yabo uri kumva bagenda bigishwa guhera mu bwana kugeza uyu munsi sibyo nta murokore wo muri ADPR umukristo wo muri ADPR kangoresha iryo jambo donc bitewe n'uburyo bagenda urabona bari abavuye Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe yego twizere ko mumeze neza cyane kandi niba utameze neza mu buzima turakwihanganishije kandi turagukomeje wizere ko ejo cyangwa ejo bundi ubuzima buzagenda neza cyane twongeye kunezerwa cyane no kwakira umukozi w'Imana umuhanuzi w'Imana Prince Robert Prince tuguhaye ikaze nanjye nishimiye ko umaye ikaze iminsi myinshi yego umeze ute nta mahoro pe ibintu biragenda neza ku bantu bo kuri Yada bameze bate abantu bo kuri Yada bameze bom bameze neza baraho jewe ndaye ikiganiro nabonye hari content nshya nabonye musigaye mukora urimo murarwanya umunyu wo mu nyanja ko urimo urakiza abantu nago twarwanije kuwuterekereramo kuwuterekeramo gute kuri abantu bawufata bakawukoresha bakawushyira mu mazi bakawoga ni ukuwuterekerera ugatwumva yes susoma Bibiliya Adamu yego Bibiliya ivuga iki ku bimenyetso bizagendana n'abizera iravuga ngo bazarambika ibiganza ku barwayi bagira gute bakiri hanyuma ikindi cya kabiri bazakandagira inzoka na scorpion bazirukana abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo rero ibiganiro ndi gukora ni ibiganiro bigenewe umukumbi muto yego abantu bari mu itorero rya Yesu Kristo naho abari mu yandi madini n'abandi
nabo hari abandi babakora ibyo biganiro nyine bababwira ko iyo myunyu ikora sibyo urumva ko ariko uyu munyu urakora Robert nanjye ndawufite nanjye barawumaye ejo nabonye ikiganiro mpita mvuga nti Robert ntabwo ndi kwesista nsubiremo sibyo ndamuta utumva ngo ndwanyije abawukoresha arega buri abantu baragiye batandukanye nase kutubwira ko turi guterekera kandi turimo turakoresha oya ndi kubwira abari mu mukumbi muto abari mu ishyanga rye ntabwo mbwira bose sibyo abantu bo mu isi bose bababwira kandi hari abandi bababwira kugira ngo bwa gihanuzi bwawe ubugira ngo we ni hari abo ubwiye utangiye kunzanaho bwa bwenge bwa gihanuzi ntabwo ari ubwenge nawe mu mukumbi muto ububwira yes icyo bita ishyanga ryera abo ubwira mu mukumbi muto babwira ko rero bimeze bite mbabwira ko twebwe abizera sibyo umwami wacu Yesu Kristo turi mu itorero rye wenda reka mvuge kugira ngo manure ibitekerezo abo mba bari mu idini rya Yesu Kristo ari ryo dini ry'ukuri n'ubugingo sibyo nta kindi kintu twahawe mu isi no mu ijuru n'ikuzimu duherwamo imbaraga n'ubushobozi usibye izina rya Yesu Kristo n'abandi bo hari ababonera imbaraga mu munyu sibyo hari abonabonye bazibonera mu mavuta hari abonabonye bazibonera mu bindi byinshi bigiye bitandukanye imbaraga bazibonera mu byinshi hari abazibonera mu mpigi sibyo bigiye bitandukanye abantu benshi bagenda bazibonera mu buryo bugize gute bitandukanye mbambwira rero abo dusengana ntago abantu bose dusengana kera ari ibintu tutarahishurirwa bajyaga batubwira bakatwereka uburyo ki itorero nk'umuntu wenda yaba ari mu badivantiste bakatubwira ko abadivantiste ari bo bantu bonyine bamenye ibanga ry'uko bazajya mu ijuru sibyo abadeperi ni urugero uri kumva wajya kubona ukuntu adeperi ishyira hejuru n'uyu munsi hari abagifite iyo myumvire bazi ko ngo ari itorero ry'Imana sibyo pa raporo yandese ko adeperi nta itandukaniye na katolika ko nta itandukaniye na isilamu ni itorero ry'Imana pa raporo yandi ku itorero ry'Imana umuyobozi waryo yavuye mu ijuru adeperi ikaba yaravuye muri Swede n'urugero ntanze sibyo rero nge abo mbambwira ni umukumbi muto ni abantu dusengana abantu mukanyumve nabi niba wumva tutizera bimwe jugumya wizera ibyo ngibyo ariko nkurikije ibyo umwami wacu Yesu Kristo yadusigiye n'uburyo yaduhaye umurongo wo kumwizera no kwirukana abadayimoni ntabwo yatubwiye ngo muzashyira umunyu mu nzu abadayimoni bagenda yaratubwiye ngo muzarambika ibiganza ku barwayi bagira gute bakire muzirukana abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo nibyo munyu mu nzu nge nta hantu nzi nabikuye uri kumva rero abafite ahandi babikura ni ukuri n'uburenganzira bwabo aho se mu Rwanda simuzi ko dufite uburenganzira bw'umuntu gusenga ibyo ashaka abo dusengana rero mujye mubyumva abandi tudasengana nta kibazo yego ni byiza cyane wakunze kujya utanga message kenshi cyane nagiye mbona message ugenda utanga ku bantu bamwe na bamwe ariko uyu munsi wenda nifuje ko tuza kugaruka kuri message wigeze gutanga nabonye umunsi abantu bari kuyigarukaho cyane ugeze gutanga hashize n'igihe gitari gito cyane ugeze gutanga ku muhanzi Vestina Dorcas uvuga ati aya ndi kubona niyerekwa sinzi niba uryibuka kugira ngo banze ubwire abantu kugira ngo tugire ibindi twinjiramo ndabyibuka hashize nk'umwaka n'igice gutyo sinzi kugira ngo uryibutse abantu ubundi bigire byinshi ufite akavideo uzi kugashyiraho akavideo ndagafite benshi wavugaga ko hari yereko wagize ubona abakobwa akoroba wambara ukabivuga ari amasezerano bagiye gusinya sibyo ariko ari ayo kwitonderwa kuko ashobora kuzadeviya inzira yabo n'urugendo rwabo rw'ibyo bakoraga yego ni inzozi abantu niyerekwa wagize abantu benshi nahise mbona ntisa nahise nabona no muri ibi bihe hari benshi bari gufata ku kavideo bakabipostinga ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye za Facebook, TikTok n'izindi babihuza n'ubu bukwe Vestina yakoze ejo bundi bavuga uti dore byarahanuwe ko amasezerano abantu bagiye gusinya benshi bakabihuza n'igihe Vestina yasinyaga amasezerano n'umugabo we atari ibintu bitari byiza ari ibintu bitagiye kumuhuza n'ijuru bitandukanye cyangwa se bakabihuza n'ibyo wowe wavuze umunsi nejejwe cyane no kuba turi kumwe kugira ngo tukubaze ubona ko ubuhanuzi wahanuye buhura n'ubu bukwe bwa Vestina ako se interval hagati y'umuhanuzi n'uhanurirwa
n'uwatumye message ukomeye n'ubu ukomeye n'uwatumye message n'uwo message bamutumyeho uwireba donc umwana uhetse donc tubare uyu aba bana tubana mu rugo bahetse umwana mutoya bamujyana ku ishuri wenda biga materineri muri icyo kigo wowe ufitemo agaciro n'uwo umwana bahetse kuko minerval iboneka kuko bagize gute bamuzanye niko n'umuhanuza amera rero ku bwami bw'Imana iyo umuntu w'Imana Imana imufiteho ibitekerezo sibyo ikaba ishaka kumubwira wenda igatuma undi muntu kuko mu bwami bw'Imana gutanga ubundi ubuhanuzi n'ikiza ni cano yanyitwa impanuro biva ku ijambo guhanura cyangwa se gushinga guhanura ubuhanuzi nabwo bukomoka kuri iryo jambo ryitwa guhanura guhanura ni ugukebura cyangwa se kubwira umuntu uti izi nzira ugiye kunyura si nziza buri umubyeyi yitwa umuhanuzi ku mwana we kuko hari igihe umubyeyi aza agahanura umwana akamubwira ati nyamara mwana wanjye ibi bintu ugiye gukora si byiza akira impanuro nguhaye cyangwa se akira ubuhanuzi nicyo bita guhanura guhanura ni ugukebura no kubwira umuntu uti ibi bintu ugiye gukora hanyuma wa muntu ukebuye ashobora kubikora akavuga ati ngiwe simbyumva ndakora ibyanjye numva sibyo icyo gihe rero hakurikiraho amahitamo y'uwo muntu impamvu nkubwiye ngo ari uhanura n'uhanurirwa ufite agaciro n'uwo bahanurira sibyo rero mu mahitamo ya wa muntu niba umubwiye ikintu ukavuga ati ariko iki kintu ugiye gukora ngiye mfashe umwanzuro sibyo ndagikoze it's a choice ni amahitamo bagize gute damu abahisemo igikurikira haravuga ati ngiye nzasiporuta uri kumva nibiba byiza sava nibiba bibi sava ngiye nzasiporuta ibyo bintu sibyo amasezerano rero ari officiel bashobora kuba barasinye ayo tubona uyu munsi nayubukwe ariko birashoboka ko hari andi wenda bashobora kuba barasinye tutazi n'urugero ariko amasezerano tubona mu byishimo byabo nayubukwe yego ariko reka turebe nyuma y'ubukwe urugendo rumeze gute sibyo tugeze mu isi idashaka ko abantu babahanurira sinzi niba ubizi idashaka ko abantu bababwira icyo Imana igize gute ivuze keretse icyiza n'ibyiza nabyo hari igihe arega uyu munsi ibintu mwita byiza muzagera imbere musanga atari byiza kera si twari tuzi ko gutoragura amashashi ari ibintu bibi n'abantu batukanaga kwangura agatoragura amashashi uyu munsi sigaye mbona abana b'abakobwa n'abahungu bayatoragura kuri TikTok abantu bati iriya content wayitekereje ute sibyo uyu munsi rwose ibyo mwita byiza uri kumva wasanga ku Mana atari byiza kuba Imana igukebeka kugira ngo iki kintu wigikora mu bantu mukabyita bibi uri kumva imbere y'Imana atari bibi sibyo sinzi niba uri kunyumva neza rero ibyo twita byiza byaterwa n'ibyo utekereza ko ari byiza ibintu donc mutekereza mu bantu ari aho mugiye muvuga ngo iby'Imana ibabwira mwamera nk'uwitwa Ahabu ngo yari yarashatse abahanuzi maganayo uba muhanurira ibyitwa byiza umunsi umwe baramuga ngo ugende ujye gutera ku rugamba sibyo kuzatsinda ahamagara undi mwene se uri kumva w'Isamariya aramwata ariko ngewe ntago najyana namwe uri kumva namanje kumva icyo Uwiteka agize gute avuga nta wundi muhanuzi mufite muri iki gihugu baramuga ati harimo umuhanuzi umwe uri kumva ariko duhanurira iki ibibi gusa bati mumuzane nawe aje uri kumva batangira kugira gute kubushaka ko ahanura ibyiza havuga ati genda utere uzatsinda ariko bivuga muninura sibyo vuga ati vuga ikintu Uwiteka agize gute akubwira mbwa ati nubwo mbona ugiye gutera ku rugamba uzagwayo umwe muri babahanuzi bakura bamukubisa uruhi ati bagufunge mwami wundi abyumvishe witwa Yehoshafati aravuga ati kumbe amubwiye uko bimeze urukumva aravuga ati Uwiteka utuyoborera inzira baragenda Ahabu mu rwego rw'uko yumvishe ko azagwa yumvishe ko bamuhanurira ibitagenda neza sibyo yayambura igare ry'ubwami ajya kwambara byo kujijisha by'undi musirikare by'imyenda isanzwe ngo umwe mu banzi barafora arasazi karasha umwami ntabwo yari azi ko arasha umwami aho ngaho sibyo rero gutanga message ni kimwe uri kumva ikiba kizakurikiraho ni ikindi sibyo aba ari light y'umuntu reka nkwe nguryo rwawe mu gitondo nakoze ikiganiro nyuma birangira habaguye iki ku rugamba
rero abantu nibagera ku rwego bumva ko abantu babahanurira ibyiza akaba aribyo bashaka adashingiye ku byo Imana ishaka kuri yo. Mu minsi yashize abantu bajyaga bahanurira abantu bakababwira iby'amarangamutima yabo batekereza, bakababwira ibyo bishakiye. Kubera iki? Ntabwo bashaka iby'Imana ibashakaho. Umuhanuzi ubundi avuga icyo Imana ishaka, sibyo? Ni icyo Imana itekereza cyangwa se yifuza muri yo, uri kumva, ku bantu. Ariko nitugera ku rwego rero dushaka ko abantu tuvuga ibyo twebwe Imana ivuga ibyo twebwe dushaka, bizarangira ibihoreye kuvuga, ahubwo abantu bajye bavuga ibyabo. Kandi haragowe umuntu uvuga ngo Imana yavuze itagize gute itavuze, bishobora kurangira finally, sibyo? Imana ikubwiye n'urugero, hari umuntu ngo wigeze kuvuga ngo Imana yavuze ngo iguhaye inzu, atashya amubwira ati muhiyo yawe kuko ntabwo nigeze nkubwira. Sibyo? Dukwiye kumva icyo Imana ivuga ku icyo abantu bagize gute bashaka. Yego, hanyuma nicyo wari urimo ukomozaho kugira ngo tuze kugera ku gutangira message benshi bakomeje babihuza n'ubukwe. Uvuze uteka turebe nyuma y'ubukwe. Yego, ikigiye kuba. Gusa ari nk'ibintu nabonye mu bukwe nka bibiri, sibyo? Iyo tuvuze ibintu biri negative ku bantu, abantu bahita baturakarira, ariko ni umuco wacu wa Kinyarwanda. Dukunda ko abantu batubwira ibyiza, sibyo? Ariko burya umuntu ukubwira ikintu kibi kuri wowe aba ari we mwiza kurusha umuntu ugushyashyagereka. Buriya umuntu agushyashyagiritse genda muba amahoro. Numvishe uriya mupasiteri wabasezeranyije, hari ijambo yavuze rikomeye, muze gukurikira muri video yabo. Yego, hari ibintu wabonye mu bukwe. Ari nk'ibintu nabonye mu bukwe, ni akantu gatoya ariko abantu benshi bagatekerezeho, sibyo? Yego. Urabona uriya mupasiteri wabasezeranije, muze kujya mu kiganiro, ni ibintu biriho, sibyo? Ari amagambo yavuze akomeye, ukumva aravuga ngo ndabasezeranya mu bushobozi mpabwa n'abakuru. Cyo nyavuze roba. None se kubiri kuri MIC ntago mamwumvisha ikiganiro, mu kugenda mu kigare gusa, sibyo? Yego. Ubwo rero rimwe na rimwe uri kumva hari ibyo abantu baba batazi, niwabona n'abana nabo batarabyumvisha cyane, ababyeyi babo batarabyumvishije. Mu bushobozi mwabwa n'iki? N'abakuru. Abakuru se si Imana. Abakuru si Imana. Nese narahakanije. Erega Imana ni nyinshi damu. Nako nakantu gatoya nansi. Sinabonye abitwa ba Pastor Claude bari kuburana ngo kubera iki, ngo yahaye ikamba ry'ababyeyi Irene muri Ndahabe, sibyo? Gusa kirangiye ntago nakigiraho ikibazo, uri kumva, ni ibintu bisanzwe ko umuntu ashobora kurera umwana atabyaye, kuko na Bibiliya bigaragaza. Bakambika ikamba ry'ababyeyi umuntu se kandi ahari. Isahari yatendinze. Ruba hari ikintu gisimbura kubyara umwana, nega niyo waba waramureze. Yego. Ariko zira ni intanga za se uriya. Rero bavuga ati umwana wanjye it's my sperm, ni amareri yanjye. Yego, Bibiliya yiturukirye. Urukiryi rwanjye. Ni amaraso yanjye. None hari ikintu gisimbura icyo kintu? Nta kintu cyasimbura papa wawe, nta kintu cyasimbura mama wawe kibaho, sibyo? Jisho urumva ni udusegima dutoya, ariko reka mvuge iki kintu nongere ngisubiremo. Mu buryo bw'ibigaragara bisanzwe, abantu bazi ko nyine kuvuga commentaire ku bukwe bw'abari abana, ukavuga donc ibyo wabonye bitagenze neza, sibyo? Ari ishyari cy'ubuzima busanzwe, siko baba babizi. Samutime bamwe ni nazo commentaire bandika, burangiye ndazifunga kugira ngo mbane induru yawe ubitekereze wa mungani uko ushaka, ariko umucyo watanzwe, sibyo? Umubyeyi, Bibiliya iyo ivuga ku bana n'ababyeyi, sibyo? Ivuga kugira ngo uramire mu gihugu cy'Uwiteka Imana iguhaye, ugomba kubaha so na nyoko. Cyokoza nkashyiraho commentaire y'umwuka, sibyo? Ni ryari udakwiye kubaha papa wawe na mama wawe? Igihe mudafite ibyiringiro bimwe. Nagwa urugero rwafi nkanye sengera mu mukumbi muto, sibyo? Abantu bo mu mukumbi muto, amabwiriza n'amahame y'ubuzima bwacu, Kristo niwe mutwe wacu, niwe udutekereza. Hari ibintu adutegeka rero, sibyo? Iyo adutekerereje, uri kumva, ababyeyi bacu bashobora gukora iyindi mihango n'indi migenzo y'umwijima bitewe n'ibyo bemera. Twudutekerereza ari we mutwe Kristo aratwangira. Icyo gihe nubaho ku mubyeyi mu buryo butari bw'agasuzuguro. Kafata urugero hafi. Hari igihe nk'umwana aba nk'inahe Kigali,
mama wawe rimwe bikamuzamo akikoroga ati ngiye gupfa nabonye akuzukuru agahita ahaguruka akajya kuraguza mu bakuru sibyo akaba ati ngiye mumbarize munterera imbuto sibyo naguhamagara ngo mujyane uzamubwire ko nyiri umutwe atemera ko mujya kugira gute nta yindi mana ukwiye kwikubita hasi ariko umubyeyi wawe uko yaba ameze kose ntago kuba wakoresheje ubukwe sibyo ndabizi ko muri commentaire mushobora kwandika ati nawe barayimwambitse sibyo ntago uko waba wakoresheje ubukwe ikamba ry'ababyeyi nta nubwo bararihabwa mu bukwe gusa no mu buzima busanzwe mama wawe ntago ari uwo kwandikirwa kuri WhatsApp mama wawe ni uwo kwitabwaho no mu buzima busanzwe papa wawe urumva ntago ari uwo kunenwa ntago ari uwo kujugunywa isi yose y'ubuzima waba urimo umubyeyi wakubyaye niwe Imana yashimye kuza hano mu isi uko yaba yaraguhemukiye kose hari abantu bavuga ati mama sinzigera mubabarira data sinzigera mubabarira no umwana usuzugura ababyeyi be ni inkunguzi mu muco wa Kinyarwanda mu by'ubwami bw'Imana kuko Imana itanga imitekerereze iha Abisiraheli amahame n'imirongo ngenderwaho uri kumva byari ibitekerezo byabo nk'ishyanga Imana ishaka kuyobora sibyo ibintu rero Imana yari yarabatekerereje byari byiza buriya damu uzi impamvu Imana itubwira ngo ntitukibe ntitugasambane ntitukice nuko yo izi uko yaturemyemo indani muri twebwe irabizi ko umuntu yaremye uri kumva iyo akoze ubusambanyi muri creation yayo kuko yaremye umuntu sibyo harimo imisemburo izamuka ivubuka sibyo iyo misemburo ivubuka kubera kusambanye n'urugero nanze sibyo Imana irabizi ko nusambana rimwe kabiri gatatu ba bantu washyize muri wowe nkuko birivuga ngo wifatanya na maraba bayo umubiri umwe uzajya ubagendana mu ntekerezo zabo impamvu Imana ibuza kwiba sibyo ibujije Damuru kwiba uri kumva ibizi neza ko Damuru nagenda akajya kwiba kwa Robert mu nzu mindani Robert akamusangamo bitewe nuko Imana yaremye Robert hari imisemburo yo gushaka kuniga Damuru Imana ikavuga ati rero ntimukibe sibyo bitewe n'icyaha mwanduye noneho ushobora kwiba ikintu cy'umuntu n'urugero agusanga mu nzu ye akaguhonda agafuna akakuvutsa ubuzima ntimukice iyo wishe umuntu bene we nawe hari imisemburo izamuka nabo bagira gute bakwica rero umubyeyi ni uwo kubahwa umubyeyi ni uwo kubahwa mu buryo ubwo ari bwo bwose muri buriya buko abonye ise wa Vestina asa nk'uwanenywe ibyo wakoze byo byabaye ntago nawe wabyishimiye ntago wenda turahiyotera imbe kunenwa sibyo ntago turayigeza kuri urwo rwego uri kumva ariko wabonaga ko uburyo Irene akatakata ashaka nko kwerekana icyubahiro ko ari we warinze abana no kubarera kugera ejo bundi babamuhaye ariko mbere yo kubaruhana no arega ntago ubuzima bwacu bufashe ngo kuko abantu batumenye ubuzima bufashe na hahandi hasi abenshi bibaza kuri umubyeyi aba yarakuruhanye aho simutubona ku mbuga nkoranyambaga hari ababyeyi baturuhanye bro nari akantu nabonye ejo kuri stati uri kumva umubyeyi yagiye ku ishuri umwana ari kuvuga sinzi niba warakabonye kawuri mwiza mama umwana yaravuze mama agize amarangamutima n'umwana nawe yitashwe mukagira gute ararira hejuru yo kutubona tuje kuririmba hano kuri ku mbuga nkoranyambaga hejuru yo kutubona tuje kuvuga kuko reka nkubwire bari abana Irene ni ubashingiye nta mwana ni Irene umushingiye ubu se wa Vestina aziranye na Idrissa niba bashingiye rero akaba atwaye ababyeyi buhumyi sibyo ni urugero nguhaye uri kumva niba bashingiye akaba atwaye ababyeyi arega buriya mariage izi mariage mubona abantu bakora ibi byitwa idini uri kumva abantu bajyamo ngo bagiye gusezerana mu madini sibyo ntago Imana irema mariage ariko ari yayitekereje Imana yashyize mariage mu biganza bitatu mu murunga w'ubunyabutatu ni ubuye umurunga wa mbere sibyo ni igitekerezo cy'Imana ubwayo niba uri umukobwa ukaba uri umusore ukaba uzajya kubaka urugo Imana itatekereje urwo nta ruhari sibyo icyo ni icya mbere ikindi cya kabiri ni umugisha wa kibyeyi Imana yemera ko umubyeyi niyo mpamvu Aburahamu yabwiye umugaragu aramubwira ati genda ujye kundebera muri bene wacu undambagiriza umugeni Isaka wanjye nemwe n'abayakobo nuko iyo ni imico y'Abisiraheli reka tuze ku yacu hano mu Rwanda
none se izi divorce nyinshi ubona zandagaye ku mbuga nkoranyambaga ni iki? Wowe urava Icyangugu umwana akava Nyagatare, sibyo? Nyamasheke na Nyagatare, urumva ni ku mpera z'igihugu n'urugero nanze twe turi igihugu gitoya, none hari n'abava n'ahandi, sibyo? Ukaviriya mama wawe araruga, papa wawe araterekera, umwana avuye iriya Nyamasheke mama wawe arasenga, sibyo? Bizeye Yesu umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo. Mugezi naye Kigali wanje kuyoboza Imana inzira, uyita uvuga ati akana gafite nyashe, gafite ikibuno, wenda muhuriye muri Gens Comedy, mubonye ku manuro, muhuriye ahandi muhurira, urarongoye. Nakubwiye ngo iyo umuntu yifatanyije n'undi babaye umubiri umwe, already ubwo buhamagaye za ntambara za Nyagatare z'ibigirwamana. N'uyu mwana nawe wari waramenyeye kubona amahoro y'ibigirwamana, nawe ahamagaye imyizerere yindi. Muhame hamwe rero, mama wanyu nasengera Nyamasheke, sibyo? Nyoko agaterekerera Nyagatare, uri kumva birahurira mu kirere n'izi sirikwi byange guhura. Abantu baruguririya mu majyaruguru kwa Banyabingi Nyabyishi, sibyo? Nabo mu bisi byahuye kwa Nyagakecuru muracakiranye n'imyuka si connecte simwe n'urugero nane. Nibi rero mugenda mubona mukanya umugiye mu rukiko rwitwa Murava n'uwitwa Neti, sibyo? Ngo baramasomera saa 9 wajya ngo se siriko iba yaturutse he? Ni imico nyiniza imidahure abavyeyi nibabihesheje umugisha. Niba nasenze Imana wibwira tubwo abavyeyi banje badahari aho batari habi, ndebera umugore muzima, ndebera umugabo muzima. Maze iminsi ndi gukora topic zivuga ngo ibi bintu nutabyubahiriza uzarimboka. Nakoze ikiganiro kivuga ku mugore muzima uko bameze n'umugabo muzima, sibyo? Aba bantu bifuza gukureba umugore muzima, ntabwo umugore muzima ari uburanga. Umugore muzima si uwo mutekereza nk'uko mubitekereza. Umugore muzima n'uvuye mu bitekerezo Imana yagutekereje. Kuko buri Adamu umugore wawe n'uwanjye baratandukanye, nk'uko nanjye personality yanjye itandukanye n'iyawe. Imana rero yakuremeye umugore wawe mu mbaraga z'uko ibona azashobora personality yawe. Buriya umumaye uriya mugore wawe sinamushobora, nanjye nguhaye mama Neri ntiwamushobora. Ntabwo byakunda. Wanahuye warugize uti muri ndahabi ni ushingiye bari abana, yego ni ubashingiye, sibyo? Kuba ababyeyi batabijyamo hari ingaruka byagira mu mibanire. Zirabigira bro, zirabigira. Iyo zirabigira niyo amarangamutima yarenga urwenge rw'amafaranga. Buriya uruhare rw'umuryango umubyeyi wawe atagizemo uruhare ngo abiheshe umugisha. Rigamane sinabonye ba pasiteri yarabahamagaye agahamagara ababyeyi ba Vestine, agahamagara abo kwa Idrissa ati mubajye inyuma tubasengera Imana. Basezeranyije mu bakuru kuko nagasimbutse kugira ngo tureke kwiga tujya mu bintu byinshi cyane. Urabizi ko iyi dunia yacu abari dani, sibyo? Buriya mu bahanga b'abahungu bazi gutereta neza. Uziko umuhungu uzi gutereta neza atereta mama w'umwana umukobwa kugira ngo azamuhe umukobwa atereta nyina mu mico no mu migenzereze kugira ngo avuge ati ngiye mbonye umugore muzima. Brother kana kuba kakiri gato yakafite imyaka 20-25 kataratangira kujya gutega kuko nyina ari umutezi, si igisobanuro cy'uko nukageze wawe katazatega. Ngo mwana arivukira harya nizo mwishyiramo. Bibiri ivuga ikiravuga ngo menyereza umwana wawe inzira kiri muto azarinda saza atarayivamo. Umubyeyi washobora kuba yarafashe inzira nawe ugafata inda ariko ryari ko hahirwa umuntu witeka atoranya. Bose se niko batoranya, uwo yiyegereje ko ari amahirwe. Rora umudo w'umwana kesha bari umubyeyi we, warubizi? Oya ropa ntago ndi bwemeranye nawe kambisubiremo. Rora umudo w'umwana akesha bari umubyeyi we. Imico yo ku mubyeyi buriya utwana twose aho tuva tukagera tuba tuzi ko papa wawe ari we mudanje ubaho. Ko dusanga hari abana ba pasiteri basaze se base baba ari abasazi babihisha. Reka n'utandukanye umuko dufite abantu b'abakobwa Imana uzi ko usanga umugore uri kumva damuru nawe shawura cyane base bari abasazi babi. None se reka ngwe nk'urugero rwa hafi. Umwana kugira ngo asare avuga asare nuko wayabonye ko ibya papa wakora ari scam, nuko wayabonye ko ibintu mama wakora. Buri hari ukuntu tuvuga mbere yuko ukizwa. Yego.
buriya uzi ko abantu dusengana avuze abantu dusengana nakubwiye ko ngiye nsengera mu itorero rya Kristo sibyo ni bakeya ntago ari benshi cyane inzira yabo irafunganye twagize umwaka dusanga idini ryacu ririmo abantu bakeya sibyo nk'abantu dusengana uri kumva uzi ko nko mu itorero ryacu sibyo impamvu Imana yavuze ngo umugore aba umupasiteri mu rugo rwe gusa ataba umupasiteri mu idini donc nk'abantu dusengana mu itorero rya Yesu donc umugore abashumbye itorero ryo mu rugo ni mama pasiteri waryo ryo mu rugo ina ry'Imana izamuhembera abo ni abantu dusengana sibyo n'urugero nguhaye ariko abantu benshi bagiye batandukanye uri kumva iyo abantu dusengana benshi barabihishuriwe sibyo umwuka yarabibabwiye sibyo umubyeyi ni urera abana akabigisha ijambo ry'Imana akabereka inzira yo gukiranuka kuzageza igihe azasohora mu ijuru amahoro none se niba umubyeyi atashoboye kwigisha umwana w'inzira ahubwo akajya kuyigisha abandi ubwo urumva hatarimo ikibazo nubona abana basaze already saba ari umusazi kubarusha sura abantu ubona baba batinganye bro base baba barabaye batinganye kuko ahubwo igihe cy'ubutinganye kitari cyakageze ni mubimenye yes ntushaka kuvuga ko ibyo abana bakora babikura ku babyeyi ubu umwana wawe ubushobozi umuntu nerafite ADN yanjye bro umunsi tuzahurira ahantu ndavuga niwe Robert muzane umushize kuri kamera reka tumuhamagare none ahangaha uko abona nka igihe kirahinduka na ADN zigahinduka se Musa ADN n'imico biratandukanye ayo mbese reka nkubaze ikibazo abana ba Nowa harya bamwe basambanyije se n'ibandi n'abakobwa ba Nowa Nowa ntiyari yaragerageje none se Nowa yari yaragerageje yari asize umugore we Nowa ntiyari yaragerageje oya nyina wababyaye mu maraso ko Bibiliya imwerekana ko atarashobotse ko byananiranye abaye inkingi y'umunyu ugira ngo amaraso nituyahanana ku bagore no ku bagabo bari abana bari bakwicira imico nyina hako mujye musoma ijambo ry'Imana munarise sengure neza nyina kugera ku rwego indambi uri kumva yamubujije kugera iyo bagiye kugera subiye inyuma rero ntiyabaye inkingi y'umunyu na bugingo n'ubu ubwo rero ubwo dushime abakobwa ba Nowa tugire ngo bahabikesha nyina yari mubi Loti yari yarashatse nabi si byo agace gatoya kerekana umugore wa Loti kerekana ko atanyurwaga kandi umugore mwiza nunyurwa barakuga ati haguruka duhunguye umurwa ugiye gushya ati ngereka reka nsubiyeyo hashyaga biragaragara ko yari umurara nubwo Bibiliya itabyanditse yarezimye umugore wa Nowa yari umurara abakobwa umugore wa Loti bigaragara ko n'abakobwa barabarara niyo mpamvu banamusindishije ngo baryamane nawe imico bayikoraga kuri nyina n'urugero isa yarakiranukaga ariko nyina adakiranuka ari niyo mpamvu mbwira abahungu niba ugiye kurambagiza no gushaka umukobwa manzi ugisha Uwiteka inama akuyobore mu migambi yawe mani nyashi ntago arizo zubaka urugo bro ntabwo ndi kubona birwa banditse ubukariso ku manywa si beza se si ibizungerezi si mwabatoranyaga mu bamisi bararusenya cyo bita kurusenya kurwambura nta nubwo kurusenya no kurwambura gusakambura gusakamburuka ugashyira hasi abenshi abaruha simbona bari ibizungerezi umugore mwiza atangwa n'Uwiteka Imana yego wenda ku ruhande rumwe benshi bakomeje ati Irene bigaragaye ko ari gushyingiye uyu mukobwa ababyeyi bate mu bukwe ababyeyi nta jambo protocole uburyo ari guhobera umwana ariko nawe yarabivuze ati ni umukobwa wanjye ntiyankojeje isoni icyo kintu ntabwo ukemeranya n'abantu ko Vestina ari umukobwa wa Irene muri business n'umukobwa wa Irene pe nanjye ndacyemera cyane mu bucuruzi Vestina n'umwana wa Irene icyo mukamamo ni views wa mugani mu bucuruzi icyo mukamamo muvandimwe je nabonye mu kiganiro ati ntabwo ari impufitiye bari abana ni icyo bakamamo ibyo babimenya abantu oya nabo ari abana ntabwo ari imwe bafitiye Irene nabo ni icyo bamukamamo vice versa bari abana badafite ikintu bakama muri Irene ntabwo yajya kubareba kuwa mbere kwa kabiri ngo bakibabona mwana mujye mukomosyo mukome n'ingasire ni Irene ubungukamo wenyine se cyane nabo bamwungukamo impanguye mani iyi dunia tubamo n'impanguye
bose ni magirirane. Ni magirirane. Hari ikintu cyavuzwe ntekereza ko ari nayo ngingo twaza gusorezaho. Abantu benshi baravuze ati ubu bukwe nta rukundo ruri aha hantu, this is a business. Tubona pastor avuga ati Vestine and Idrissa, you can kiss your bride. You can kiss your bride. Abantu benshi nabonye akavido bari kugakwirakwiza ngo where is the kiss? Where is the kiss? Ni umuntu akubwira pastor. Kiss yajya niki? Bizu. Nguha umuntu bizu. Bizu bayihaheze. Bizu nyine barayisoma. Itegeko rya kiss. Oya, buretse kiss. Pastor amaze kubasezera. Babwira ati ushobora gusoma umugeni wawe. Ushobora gusoma ku gahanga. Oya babwira amategeko yo gusoma. Yego, ushobora gusoma aho ushaka. Babwira ati yaba ku rutugu. Oya, urutugu ntabwo barasoma. Kubera iki? N'ikiganza gisoma. Pastor amaze gutanga oda yo gusomana. Tubona Vestine ati azunguza umutwe, anacurika umunwa kugira ngo baravuga bati tukimara kubona iyi image. Vestine ntari proud na gato. Buretse Robert mbanze mvuge. Ntari proud na gato na Idrissa. Niba umuntu mumaze gusezerana bagatanga oda yo gusomana ukaba utakemera kanaguha kisi, you are not proud of him. Nturi proud ye, aturu nta rukundo ruhari. It's a business bro. Wa mungani wa gasoko ni business papa. Ubibona gute mu maso yawe? Ese kuba batanga oda yo gusomana ntusomana nuko impamvu nuko udashaka kuba utinya public, nuko utiyumvamo umuntu ni reka bibone muri version itandukanye ni kwitekereza. Bari abana mwana barerewe mu ntuzi muki mu itoro rya ADPR sibyo. ADPR igira imico n'imigenzo yabo. Uri kumva bagenda bigishwa guhera mu bwana kugeza uyu munsi sibyo. Nta murokore wo muri ADPR, umukristo wo muri ADPR kangoresha iryo jambo. Donc bitewe n'uburyo bagenda urabona bari abavukiye mu rusengero kugeza n'izi saha. Ira ni imico mu rusengero babarizemo. Babwira ko nta muntu usomana n'undi ku gahanga. Buri hari nibi mu ruhame sibyo. Rero ako kantu kakaragiye kakiyandika mu mitekerereze sibyo. Shobora no kuba atarabikoresherwe n'ibyo bya business mutekereza kuko uyu muntu ari hari intekerezo ze ziba ziri mu byishimo biri hariya sibyo. Nekara ako ngako kagize abatekereza ko ari uko Vestine atari proud ya Idrissa bigaragaza ko nta rukundo amufite. Oya ntago nge nabivuga muri yo sense sibyo kuko napima metere y'urukundo bafite. Gupimisha ko umuntu atasomanye na mugenzi we nakuhaye urugero rwa hafi rwo mu mitekerereze y'ukuntu umuntu aba yarakuze arera. Hari nabo nabonye avuga ati Idrissa najya aseka. Yarari sibyo. Hashobora kuba mu buryo bw'imitekerereze urukumva ubu rushobora kubona umuntu physically ariko mu kijyanye n'umuntu w'imbere adahari. Umuntu ashobora kurakara cyangwa se akaba atishimye bitewe n'ibindi birimo imbere biri kurwanira muri butazi sibyo. Ntagarega histoire y'uno mu type abantu bayize. Usije kugenda mu kigani ngo ni umukire ngo uraho ngaho ngo yagize guke mukajya kwizera bya binyoma bya Bosco Empire yazanaka n'ikarama kabandikira. Ntago histoire y'uno mu type abantu muyize exactement sibyo. Numuzi ko ari wo muri Burkina Faso ni wakubwira ati donc details z'uyu muntu n'iki ntago zizi. Semu na Vestine ashobora kuba atazizi comptere nubwo bagiye kubana. Kuko buri umuntu wavuze ati mvuye aha naha usibyo n'umunyamahanga urukumva iwabo. Na Idrissa ashobora kuba ati ariko burareka ngo ngurira rwa hafi. Noka nibyo ntekereje nkange Robert mwumve ko atari rero realite sibyo. Nko ashobora kwicara wenda n'urugira agahita yibuka ko hari umuryango wundi yari afite. Example typique. None akaba ati su nzawuyobora gute? Uyu nzawuyo ko nubatse undi muryango. Ese ibi bintu ko ntari nzi ko bizagera ku rwego biturika bikaba ibintu biri popular sibyo. Nzabigenza gute? Urukumva akaba ari kwibaza ibintu byinshi cyane bikamutera wenda guceceka n'urugero. Buri muntu rero muri we aba afite indani y'ibintu atekereza kurusha ibindi bintu. Ntago nge najya gukonfaminga ko yanze kumusoma kuko atamukunze ko ari business. Ntago nge ndi muri abo batekereza gutyo. Nabitekereza au sens ya kwa kundi ya mico. Ntago Vestine ari akamukamo cya ADPR. Kanahuranye nkoresha iryo jambo. Ntago kiramukamukamo.
wabonye ko nakarakanda kandi kakamikazi kakibikomeyeho buraricaga bati mukuru wanjye aragiye ntawamenya nge batazanyihagarikira urugero ngo haye ariko nushaka kure mwana Doruka nta dini nta kintu mufite adepe nta kintu kirimo mani nukuri nta kintu kirimo ndarisenya se ngo ndijyane barizi wanjye hano mfite uburenganzira bwo kuba nta kintu kirimo rikomeye ariko gukomera paraporo y'irihi mu rugero kompa ryo rikomeye mu kurudusha ADP rikomeye kurusha irihi ko bataremerera abantu kunywa inzoga ko bakigisha ivugabutumwa ko bagikoresha ibiterane baracyari mu murongo w'ibyo Kristo yasize avuze mugende mwigisha amahanga yose mubabwirize abemera mu batizo twisoreza ikiganiro ko nabonye bavuga ngo n'abandi bageni mufite mubazane muri Burkina Faso mu bishingire tu ase kuba ADP yaranze kubasezeranya wenda reka kandi tugasorezeho mu mboniza wabibonye gute kuri Redemption ari guprofita nge mbona ADP ari guprofitira kuri bari abana ko ari abastari sibyo ikabasezeranya bafite n'ira misatsi kugira ngo bahite babikomora kuko bari muri projet yo kubemerera imisatsi rero bari guprofita ba Vestine ko arakara abasani bigahita byemerwa bikabirarangiye bakoze mistake hari abari guhita bafatirana kuba baranze kubasezeranya nabana bakuriye mu itorero nabana bakoze umurimo w'ivugabutumwa muri korali kuba itorero ryaranze kubasezeranya wewe bonye gute ni kwa guterana abakristo mu gihe runaka bavuga ati dini ni dini ryakabaye abantu ariko ni ibintu bisanzwe ni umuco wacu muri ADPR ntago tujya tubyara ngo turere icyo rero ntago ba Vestine nibo bakigirwaho kurerwa twe turabyara ntago turera bro yego hari ubuzi twijya turera simbizi ntago ndo mu ADPR gendiwe rero ndabizi ni umuco usanzwe ni umuco wacu wo kubyara ntiturere abantu benshi bajya bavuga ati ADPR ko yanga gusezeranya abantu badafite amafaranga Idrissa ko yafite byangiye he buraki bashobora kuba barakinye deal nabi bayirene Irene ashobora kuba yarakinye deal nabi bayikina nabi ntirye ahubwo nabonye hari ibindi bahoze bari guteza itiku hari umuramu pastor bashobora kumufunga niba ariko itegeko simbizi rivuga ko yasezeranyije umuntu muri sale kandi bitemewe uyu wasezeranyije Vestine se Harize no mu mahanga ko tubona basezerana no ku busitani mu mahanga ko tubona basezerana RGB se sozi ko itangazo ryarasohotse rivuga ko nta mupasiteri wemerewe gusezerana mu masezerano sebra hano ubusitani Kigali Inara Arena hano ubusitani hari byose rega man harimo n'urusengero nese katumbaye ntabwo tujye tubona Apostle Mignone ajyayo Apostle Mignone ntakuramo ibiterane oya nta kibazo si ministere Apostle Mignone si churches tuvuga ko ntibasengeramo hari Robert Kayanja si ibiterane byabereye ntibari bari gusenga shi none se yuri mu mbago rero z'urusengero urukumva yuri mu mbago z'urusengero nta kibazo none se reka nkubaze ubu rusengero mu rusengero yo mufite urusengero abakristo bakaba benshi ntibafite ububasha bwo ko abakristo bamwe baba bari hanze bakurikirana mu rusengero bari hanze hariya rero twafata nkaho ari imbago z'urusengero ni mu mbago z'urusengero okay ntabwo twafata nkaho bari barandenganya utasobanukirwa Roba reka tugushimire cyane dushimire n'abantu bose babanye natwe mu iki kiganiro biganiro byacu n'akaruka ciao aho wumva utanyuzwe n'ibyo twavuze wihangane twe nuko twumva ibitekerezo byacu turabakunda cyane